waba wararuhiye iki Rocky we waba wararuhiye iki Rocky we ugiye udasomye ku rwonge Rocky waba wararuhiye iki Jenny Limited waba wararuhiye iki urwunge we waba wararuhiye iki kirabiranya ugiye udasomye kuri nguvu Rocky waba wararuhiye iki nguvu waba wararuhiye iki yewe Rocky wararuhiye iki yewe Rocky ugiye udasomye ku rwonge Rocky waba wararuhiye iki yego uyu munsi rero turagaruka ku nkuru yarimo iraca ibintu muri iyi minsi yatwaye abantu benshi amamegabayiti yabo abenshi wifi zo ku bigo bakoraho. Inkuru yarimo iravugwa cyane ni inkuru y'umusobanuzi w'amafilime hano mu Rwanda yitwa Kirabiranya Rocky. Iyo nkuru nawe yakugezeho? Iyo nkuru yangezeho narayibonye ndabisoma ariko ngiye nabisize aho ngaho. Wabisize aho ngaho? Wowe se wumvaga ko byanga byakunda uyu mugabo uzwi cyane mu gusobanura filime? Iriya nkuru yamuvugwagaho wayihaga amahirwe angana iki? Njyewe nta mahirwe nabihaga kuko ibintu mu Rwanda ni ibintu dusigaye tumenyereye. Ejo ukajya ukabona for example nka Juno na Ariera ujya kubona ukabona berekanye ibintu nyine kumbe bari gukora iki? Bari gukora amakuru kugira ngo ya ndirimba yabo izakondwa. Bijya gucika haje ijambo ngo ni ugutwika. Iri jambo gutwika barahokeje ryaje rishimangira cyane ibintu bisa naho wenda bavuga ngo ni ugutegura mwibanga bakagushyira mu murongo w'ikintu ariko nyuma wajya kureba icyo baruye ugasanga gitandukanye cyane n'ibyo wibwiraga. Ari naho hajya haza n'imvugo nyinshi zijimije twarabibonye na niyo Bosco yaherutse kubiririmba mu ndirimbo ye nshyashya ubyibuke. Aririmba ate? Arabiririmbye kandi ncacekere ariko ari ahantu yavuze ngo ntaga gisabana n'ikote. Ibyo bintu byari bisobanuye byinshi ariko reka twikomereze tuze kuri iyi nkuru. Gisabana n'ikote cyane ntagikuramo ikote. Ngo reka tubyihorere bino byaza gutera impaka nyinshi cyane hano ku ngo sinyivana mikoti ngo ntagakivara n'ikote none wowe ngo ntagakivana n'ikote. Reka dusemukire ku gitangazamakuru kimwe cyandika hano mu cyandikirwa hano mu Rwanda cyari cyanditse kivuga umutwe w'inkuru bavugaga ngo Rocky KIRABIRANYA yakoze ubukwe cyangwa n'indirimbo. Mu magambo yabo baravugaga ngo Uwizeyimana Mariko wamamaye cyane nka Rocky KIRABIRANYA. Buriya Rocky KIRABIRANYA ati atwika gutya cyangwa se azwiho gutya yitwa ngo Uwizeyimana Mariko. Abantu ba Mariko ibintu mbaziho. Mariko we tuguteye yambo pisi hejuru cyane Mariko we bugesera. Ngo Uwizeyimana rero Mariko ngo wamamaye cyane nka Rocky KIRABIRANYA mu gasobanuye ndetse yaje no gukundwa ngo n'abantu batari bakeya ngo yari yapfukamiye umukobwa kandi akamwambika impeta. Yarahego ntazapfukama. Amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane agaragaza ko Rocky KIRABIRANYA mu byishimo byinshi ngo yari yapfukamiye umukobwa w'ikizungerezi arangije ngamwambika impeta. Yego. Iyi nkuru rero ikomeza ivuga ko ngo ku ikubitiro iyi nkuru yashyizwe hanze ngo n'umuntu umwe uzwi cyane kakoresha imbuga nkoranyambaga cyane hano mu Rwanda uzwi nka Dekati Babaraho aho yashimangiraga ko Rocky agomura abandi bahungu ndetse n'urubyiruko ababwira ko nta gikwe ngo ariko we akaba yari yakoze ubukwe mwibanga rikomeye cyane. Ngaho nyumvira. Dekati rero Babaraho yari yagize ngo harya ngo mwanzi gikwe arastangara cyane aranaseka. Abakoboyi bo abakoboyi bo ngo mu gikari bari barimo barabaga nta mpuwe ariko se ubundi reka namwe muraho ngo mwanzi gikwe babaga iki nago wamenya niba mu gikari bari barimo ahungu mu Rwanda se bakora muri busheri se mu bikari barimo za busheri ubwo leta yazabasurika babaza imisoro. Nawe wakwemeza ko aya makuru ya Rocky KIRABIRANYA yavuzwe ko yakoze ubukwe dore ko ngubwo iki gitangazamakuru cyavugishaga cyane kuri telefone uyu mugabo Rocky KIRABIRANYA yanze kugira ikintu abatangariza ntago yabatangariza ariko noneho uko inkuru imeze aka kanya abantu tuba
tumare impungenge cyangwa se tubahe inkuru nziza isobanutse. Rocky KIRABIRANYA amafoto yose yagaragaye asoma umukobwa amwambika impeta nta gikwe ni ari amashusho yose ni amashusho yagombaga kuba ari mu ndirimbo yagiye ahagaragara n'indirimbo ya Gisa cy'inganzo afatanyije na Papa Cyangwe. Frank Rocky aranze abaye neza umujangweri. Rocky yanze kubimbwa. Ubujangweri buramukurikiranye. Rocky akomeje gushimangira ko nta gikwe. Urumva icyo kintu? Nta gikwe. Ariko atongeraho rya jambo kuko ririya jambo ririmo riratuma abantu benshi biheba. Iriya jambo riri gutuma abantu benshi biheba. Ubona hari ufite 60 akakubwira ko n'umwe atazawuba. Iriya jambo se ngo nta myaka 100. Neza ubundi ubona Rocky azamara imyaka 100. Rocky nta cyizere cy'imyaka 100 afite kuko niyo mpamvu asigiye yinywera urwunge. Anywa inzoga ngo zakozwe n'uruganda Inguvu Gin Limited. Ari muri gin. Bivuze ngo Rocky we igihe cye niki nawarya nabi. Arya nabi. Ubasafite byo kurya cyangwa anywa nabi. Ariko urwunge ruraryoha. Ruzamwumisha abanga afite ubwana ngo Dore cyanwa. Kizuma kizamera nk'uri. Hari video yari yakwirakwiye ku social media. Rocky yarimo arakora filme ntibuka izina ariko ninza kureba ndaza kuyikubwira. Arimo arareba hari umukobwa nyine wari umuhungu wari uteye ivi aramusereza cyane ngo ye baba we ngo reba ngabaye imbwa we abaye imbwa ngivi umugabo yagapfukamishije nga asaba Imana cyangwa yisenga ngo umugabo ayikubiza hasi ngo imbere y'isadunda ngo nibyanwa ngo dore ibyanwa by'imbwa. Inkuru rero yari yatrendinze cyane mu cyumweru cyatambutse niyo ngiyo ariko muri rusange nubwo wenda twayivuganyemo gutebya kwinshi cyane ariko inkuru nirizina igiye hagaragara nuko amashusho yose yari yafashwe amafoto yose mwabonye na amashusho yagombaga kujya mu ndirimbo ya Papa Cyangwe yafatanyije na Gisa cy'inganzo n'indirimbo yitwa Yambi. Yambi mama. Ariko rero none bikaba bifite abantu bihuriye byanga byakunda. Buriya bavuga ko umuswa urya isuka wototera. Oya ngo umuswa ngurya umuhini wototera isuka. Ayiza ngo umuswa urya isuka wototera umuhini. Oya umuswa urya umuhini wototera isuka. Ibi bintu byatangiye kuvugwa kuri Rusake Rocky. Nta nubwo ari Rusake. Ni Mariko. Mariko. Iyi nkuru iri kuvuga kuri Mariko byanga byakunda. Gukuramo iryo jisho. Nta kirazantwara n'umusaza. Urabita mwita Mariko. Onyeho ngo wizeye Imana. Wizeye Imana. Ariko reka nkubwire abahita inzo barategura. Mbwira ukuntu yaba yarafashe wizeye Imana agafata na Mariko akabisiba byose ntihagire umuntu ubimenya akamamara ngo kuri Rocky KIRABIRANYA. Kandi uzi ko KIRABIRANYA ari ya ndwara yafata insi ngo cyamamare ngo muhitinze ngo umuteguzi ngo abamuzi baramuzi ngo bamumenye ntibamushidikanyaho ngo hari n'abatamwibazaho. Tuguhaye ikaze kandi tujye kumenya no kugushimira ukomeza kuba umusore cyane. Rocky KIRABIRANYA sangare n'imanzi. Iyi nundi Rocky n'imanzi. Rocky n'imanzi. Nese umwanya yagahaye abakobwa. Ayo masadunda ntago yayaha umwanya. Ayo masadunda ngo bayita bantegera mbimare. Wanegeye moto ngo wagira ngo bonse sanse. Rocky ikirenge cye amaguru ye umutwe we biri mu basore. Ko barafite imyaka ingahe? Biri mu basore. 60 araburumwe. Rocky rero komeza utwike turagukunda kandi ntukagire ikibazo umuhungu wacu. Aracyari umuhungu. Hari ryazajya mu Gikweeee. Ariko buri ajya yitabira ubukwe. Ariko ibigaragara cyo byanga byakunda Rocky nabonye ntuguze mbona n'ikote yari yambaye ndavuga ni cyakora uyu mugabo aranategura. Uyu mugabo arategura buriya n'ikote ryamubera niyo mpamvu nakubwira ngo byanga byakunda ibintu byatangiye kumuvugwaho. Wasanga buriya no ku munsi w'ijuma ashyiramo ikanzu kajya gutera salama. Tumuteye yambu rero Rocky
inkuru ya muvugwagaho rero niyo nkuru yari yavuzwe cyane muri iki cyumweru. Twebwe guteguriye inkuru ni Imbuto TV, tukubwira ngo dukurikirane kuri Facebook twitwa Imbuto TV, kuri Instagram twitwa Imbuto TV, Twitter naho twitwa Imbuto TV Rwanda. Wow, turagushimira rero cyane, ariko ntugende udakoze subscribe kuko ugiye utayikoze. Abahombye. Ugiye utayikoze. Abahombye. Ndabashimiye.